Murakaza neza rero mu isomo ryacu rya mbere rya gitari. Mbere yo kwiga gitari ni ngombwa ko dusobanukirwa umuziki, kuko gitari n'ubundi ni igikoresho cy'umuzika. Niyo mpamvu tumaze tugasobanukirwa gitari neza nk'igikoresho cy'umuzika. Mbere dusobanuye umuziki ni ubugeni bwo gukora no guhuza amajwi mu njyana ndetse no mu buryo buryoheye amatwi. Ni ukuvuga ngo mu rurimi rw'icyongereza ni art of producing and combining sounds in rhythm and harmony. Mbere ubugeni ngira ngo murabizi ko bubamo ibintu byinshi cyane, habamo gushushanya, habamo gukora ibiki, ariko n'umuziki ni ubwo bugeni bwo guhuza amajwi mu njyana ndetse no mu buryo buryoheye amatwi. Injyana isobanurwa nk'uburyo amajwi aba agiye agabanyije mu gihe runaka. Harmony cyangwa se ubwo buryo buryoheye amatwi ni ugufata ijwi rimwe n'irindi mu ntego yo kuryohera amatwi. Urugero, iyo mfashe inota rimwe kuri gitari, haba hagiye hagizwe n'amajwi menshi, ariko yose akanogera amatwi. Urugero, harigizwe n'ijwi rya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane n'irya gatanu. Ayo yose akavugira rimwe, agakora icyo bita harmony. Ikindi twasobanura ni ibiranga ijwi cyangwa se caracteristiques z'ijwi. Ijwi rero rifite ibiriranga bine by'ingenzi ndetse n'ibindi bibiri twongeraho. Mbere dufite icyo bita pitch cyangwa se icyo abantu bamenyereye nka ton, gisobanura ko ijwi ryose rivuze rirangwa nuko rivugira hasi cyangwa se rikaba rivugiye hejuru. Ni bimwe abantu bajya bavuga ngo ijwi ngo ririmo base, ngo ringire rivugiye hejuru, nibyo twita pitch. Mu cyongereza rikaba highness or lowness of a sound. Ikiranga ijwi cya kabiri rero, caracteristique ya kabiri y'ijwi, nicyo bita intensity cyangwa se abantu bamenyereye nka volume. Iki ngiki kigaragaza urusaku cyangwa se uburyo ijwi rivuze cyane cyangwa se rivuze buhoro. Ni ukuvuga ngo ijwi rirangwa n'urusaku rifite rivuze cyane cyangwa se rivuze buhoro. Icya gatatu dufite ni icyitwa time cyangwa se igihe. Ijwi ryose rivuze rigira igihe rimara. Rishobora kumara igihe gito cyangwa se rikamara igihe kirekire. Ni ukuvuga rirangwa n'igihe rimara. Icya kane nicyo dufite bita timbre. Kuribonera ijambo muri Kinyarwanda biragoranye cyane. Ni caracteristique cyangwa se ni ikiranga ijwi kitugaragariza ko ijwi ritandukana n'irindi bitewe n'ikintu cyarikoze, bitewe na instrument musical yakoze iryo jwi. Tuvuge umuntu acuranze piano, undi agacuranga gitari, niyo waba utari kubareba ariko ushobora gusobanukirwa uti wacuranze bwa mbere yacuranze piano, wacuranze bwa kabiri yacuranze gitari, kuko bitewe na qualité y'iryo jwi, quality ya sound, uhita wumva ko ayo majwi abiri atandukanye. Ikindi wenda mu byo twongeraho mu biranga ijwi cyangwa se caracteristics z'ijwi zitari main, zitari zibanze, nicyo bita resonance ndetse na acoustic. Ni ibiranga ijwi byenda gusa cyane. Mbere dore kuri resonance, ijwi rishobora guhindurwa n'ikintu runaka kibyegereye, kigahindura iryo jwi mu buryo butandukanye cyane nuko ryari kuvuga mu gihe icyo kintu kiba kidahari. Urugero twafata nka gitari. Urugero twafata ni urwa gitari. Gitari iramutse idafite icyo twita sound hole cyangwa se uyu mwobo uri aha ngaha, ntabwo yakora ijwi dusanzwe tumenyereye nka gitari. Hoya, uramutse ufashe umurya uruhande rumwe n'urundi ukawuvuza, ntabwo watanga ijwi rihuye neza n'iryo twakagize dufite gitari, dufite uyu mwobo hano ariwo sound hole. Niyo mpamvu uyu mwobo uhindura resonance y'ijwi rya gitari bigatuma risohoka uko risanzwe rivuga.
icyo twavuga kuri acoustic nayo yenda guhura neza na acoustic na resonance, nuko bidahuye cyane, ariko acoustic ivuga ko ijwi ryose rivuze rihindurwa n'ahantu rivugiye. Icyo tuvuga na milieu, ahantu rivugiye hashobora guhindura iryo jwi. Ni cya gihe wenda ushobora kumva ucurangiye nko muri salle ifunganye, bitandukanye nuko wacurangira ahantu harambuye hadafite ibintu bigukikije. Ayo majwi aratandukana. Uko waba uri mu rusengero rugari ugacuranga gitari yawe, bitandukanye nuko waba uri mu kumba gatoya, ijwi rigenda rihindurwa n'aho hantu bitewe nuko wenda aho hantu hangana, uburyo aho hantu hafunganye, ibigukikije, byose byafekta cyangwa se bituma habaho guhinduka kw'iryo jwi, ariko kutari guhinduka cyane. Ibyo byose rero ni ibiranga ijwi, ndetse n'amagambo amwe namwe tuzagenda twifashisha muri gitari. Rimwe na rimwe tuzakoresha pitch. Ushobora gucuranga indirimbo yawe ukayicurangira hasi, bikaba ngombwa ko uzamura key cyangwa se ton yayo. Niba ncuranze najya kuririmba indirimbo yanjye nkumva biri kunsaba ko ndirimbira hasi cyane ahantu hashobora kugera, bikaba ngombwa ko nza guhindura ton cyangwa se nkanza guhindura pitch. ngira ngo urumva yuko habaye impinduka, ijwi ryavugiraga hasi ubu tugiye rivugiye hejuru, bivuga ngo duhinduye pitch yaryo. Iryo ni ijambo rimwe tugifashisha cyane mu gucuranga gitari. Ibyo rero byari biranga ijwi. Murarikiwe gukurikirana isomo rikurikiyeho, chapter 2 cyangwa se igice cya kabiri mu bijyanye n'ubumenyi bw'ibanze mu muziki. Turebamo injyana cyangwa se rhythm mu Cyongereza. Injyana rero isobanurwa nk'uburyo amajwi aba agiye agabanyije mu gihe bitewe n'igihe agenda avugira mu gihe, nicyo twita injyana. Mbere na mbere ibijyana n'injyana cyangwa se aspects of rhythm habamo tempo, beat, meter n'andi agiye atandukanye, ariko ayibanza dukeneye muri aka kanya cyangwa se muri ano masomo tugiye gukurikirana muri ibi bice ni tempo, ariyo ivuze umuvuduko w'ibyo ducuranga, w'umuziki, w'uburyo amajwi y'umuziki aba apanze. Tuvuge tempo ishobora kuba iri hasi cyangwa se iri hejuru. Ishobora kuba iri hasi, ubwo nuvuga ko umuvuduko wacu ari mutoya, turi kugenda gahoro. Tempo ishobora kuba iri hejuru, uvuga ko wenda turi kugenda twihuta cyangwa se indirimbo yacu iri kwihuta cyane. Iyo ni tempo. Beat yo rero ngira ngo abantu benshi bazi ikintu ijambo beat rikunze gukoreshwa ahantu henshi, ngo harimo ngo beat nziza ngwe, ariko beat ubundi ni urusobe rw'amajwi yagiye agabanywa mu duce tungana mu gihe. Aha tukagira rero n'irindi jambo bita meter. Meter rero ni uburyo amajwi yagiye agabanywa mu duce tungana twa beat. Ngira ngo wumva beat ingoma, wumva n'uduce tugiye tugabanyije, utuntu tugenda twisubiramo. Ibyo ni byo bikora icyo bita beat. Noneho uburyo ayo majwi aba agiye agabanyije mu tuntu twisubiramo nicyo twita meter. Igice cya gatatu rero muri parti ya mbere y'ubumenyi bw'ibanze mu muziki niho tureba amanota y'umuzika. Umuziki ugizwe n'amanota 7 y'ibanze, nuko hariho n'andi agenda yiyongeramo, ariko ay'ibanze ni 7 ariyo do, re, mi, fa, sol, la, si. Aya manota rero afite inkomoko mu gihugu cy'Ubutaliyani, akaba yarakuwe mu ndirimbo yaririmbirwaga mutagatifu Yohani cyangwa se St John Mubatiza, ariho bagiye bakura imigemo muri iyo ndirimbo. Imigemo imwe n'imwe igiye igize iyo ndirimbo cyangwa se iyo refrain yayo, bagenda bakuramo do, re, mi, fa, sol, la, si, aribyo byabyaye no manota. Aho hari mu kinyejana cya 11. Mbere na mbere rero do ntabwo yari do, hari harimo ut,
niyo mpamvu nyuma byaje guhinduka do ihinduka yitwa do, ariko muri iyo texte harimo ut. Ikindi rero uburyo bwa mbere bwo kwandika, ngira ngo murabona hano hari uburyo bwa mbere do re mi fa sol la si, hakaba n'uburyo bwa kabiri c d e f g a b. Ni uburyo bukoreshwa bwose mu kwandika amanota y'umuzika, ariko bukoreshwa ahantu hagiye hatandukanye. Uburyo bwa mbere aribwo bwa do re mi fa sol la si bukoreshwa cyane cyane mu byo twita solfa cyangwa se mu kuririmba amanota do re mi fa sol la si, agakoreshwa mu buryo bwo kuririmba do sol mi fa re, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko iyo dushaka gukoresha uburyo bwo kwandika amanota hakoreshwa c d e f g a b, cyangwa se urabona mu buryo bwo koreye kuyafata cyangwa urabona ko la ijyanye na a, ubwo nuvuga ngo a b c d e f g duhereye kuri la. Ubu buryo rero bukoreshwa mu kwandika, nta hantu na hamwe uzasanga turirimba c d e f oya. Ubu buryo bukoreshwa mu kwandika amanota gusa, ariko akenshi bukunze kwitwa mu buryo bw'icyongereza kubera ko ni uburyo bwazanywe n'abongereza, niyo mpamvu bukunze kwitwa mu buryo bw'icyongereza, ariko ubusanzwe ahantu hose burakoreshwa. Ikintu wenda nakongeraho cya nyuma ni ikigendanye n'uko si rimwe na rimwe hari aho yitwa t, hari aho bakoresha t, cyane cyane abantu bakoresha ururimi rw'icyongereza bakunze kuririmba bakoresha t. Si irabagora ukuntu, niyo mpamvu bitazagutungura wenda ibitabo bimwe na bimwe uyu usangamo bavuze t ahandi bakavuga si. Rimwe na rimwe nawe ushobora kuzatungura ugasanga mu bitabo bimwe na bimwe bakoresheje ut ntibakoresheje do, ariko ntibizagutungure cyane kuko nagusobanuye ko ut yari yo ya mbere, yari iri muri ya ndirimbo yarimbirwaga mutagatifu Yohani, bituma rero nyuma biza guhinduka bakoresha do. Iki rero cyari igice cya mbere cyangwa se pati ya mbere y'isomo, nawe sobanuye ko dufite pati enye, tugakomeza rero kuri pati ya kabiri ariyo mvegita. Mbararikiye rero gukurikirana isomo rikurikiyeho. Murakoze.